wowe mubyeyi w'abera izina ryawe mu isi no mu ijuru niryogezwe tugushimiye ko ari wowe watubyaye ukoresheje ijambo ryawe tugushimiye Yesu Kristo kimwe mu byari bikugize ko ari wabashije kugucungurira abantu bakuye mu moko ataramwe no mu ndimi zitari zimwe no mu turere tutari tumwe ndetse nk'utwo turere n'akinaha ngaha ukaba warashimye kwagira umuryango ugukomotseho kandi wera izina ryawe nirihimbazwe turi kuno musozi tuzamura amashimwe yuko wadukuyeho urubanza rw'ibyaha tuzarimbuka kubera ko Yesu warimbutse mu mwanya wacu kandi ntabwo ukitubara nk'abanzi kubera ko ubwanzi bwacu wabubaze ku mwana wawe uha imitima yacu kwemera ibyo bintu biduhaniriza no gukiranuka bishimirwe turi hano rero nk'uru rugo tuje n'ubundi kwizihiza impamvu nyamukuru z'uko wadukuye ikuzimu ukadushyira ibuntu ni wowe watuzuye twari dupfuye izina ryawe nirishimwe gahunda zose ziranganda zigushimiye ijambo ryawe ryagumije kuvugwa ndetse n'uburyo riri bukomeze kuvugwa nabyo ndabigushimiye byose bibereho kukwerereza ndetse no kukubahiriza mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo mwami wacu Imana ishimwe cyane umuntu ushimye Imana mu isengesho avuze amagambo akomeye aravuze ngo ntabwo tuzarimbuka ariko hashingiye ko Yesu yarimbutse mu cyimbo cyacu byumvikanye neza impamvu tutazarimbuka nuko ngo Yesu yarimbutse mu cyimbo cyacu kare abakizacu bazanzwe tumaze gusoma mu Baroma 3:24 na magambo avuga ngo hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe ngo kudaheshwa n'amategeko ngo nyamara kumbi amategeko n'ibyahanuwe bihamya uko gukiranuka sibyo ngo niko gukiranuka kw'Imana guheshwa no kwizera kukaba kugenewe abizera bose ari natandu kaniro ngo kubera ko abantu bose bakoze ngo ntibashyikira ubwiza bw'Imana ngo Imana ihitamo kubatsindishiriza kubw'ubuntu ngo babiherewe ubusa ngo kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu Imana ibonye ko nta numwe wahinduka intungane biciye mu mirimo ye sibyo ibonye ko abantu bose bakoze ibyaha ko batashyikira ubwiza bwayo yahinduye uburyo sibyo yakuye umupira mu ruhande rw'umuntu sibyo yakuye gukora mu ruhande rw'umuntu kubera ko umuntu yaramaze kugira ute gutsindwa sibyo adashobora gushyikira gukiranuka iyo ubwayo ihitamo gutsindishiriza umuntu biri kumvikana neza muri make iyo yishakira uburyo bwo kugira umuntu intungane imirimo itegetswe n'iki itabigizemo uruhare tuvuga imirimo itegetswe n'amategeko wumva imirimo yose pasiteri yagutoje gukora kugira ngo uzajye mu ijuru sibyo nta mwanya mfite wo kwirondora nituvuga ngo imirimo itegetswe n'amategeko wumva imirimo yose padiri yagutoje gukora kugira ngo uzajye mu ijuru Imana yarabyanze ivuga ko bidashoboka ivuga ko utagirwa intungane n'imirimo itegetswe n'iki iravuga ngo bindekere njyewe ngutsindishirize bindekere njyewe ngukorere ibyakunaniye kugira ngo ibyo nkoze aba ari byo bikujyana hehe mu ijuru hadashingiwe ku mirimo itegetswe n'iki n'amategeko wakoze biri kumvikana neza ariko kuba twari kumwe twanabonye impamvu ibyo umuntu akora byose bihinduka bibi imbere y'Imana nubwo akomoka kuri Adamu wagomeye Imana ubwo yajyaga ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha ikibi n'icyiza Imana yaragize ute yamubujije kukiryaho sibyo iyo twabonye ko ariyo mpamvu ujya useka ukanarira niyo mpamvu useka ukanarakara niyo mpamvu ufasha abakene sibyo ariko ukanabavuga nabi sibyo
niyo mpamvu uvuga nawe umuturanyi, sibyo? Ejo wahora n'undi ukamusekera. Biri kumvikana neza? Harimo ikibi ndetse kandi byose biva ahantu hamwe, bikumvikana rero ko byose ari bibi imbere y'iki? Y'Imana. Nubwo wagira ngo bimwe muri ibyo ni byiza imbere y'iki? Y'abantu. Biri kumvikana neza? Yesu yabwiye abafarisayo ngo mwandyarya ngo mukunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu, birashoboka bakakwita murokore, sibyo se? Bakwita mutumishi, bakwita munyamasengesho, sibyo? Bakwita amazina atandukanye hashingiye ku buryo bajya bagira gute, bajya bakubona. Biri kumvikana neza? Ariko ngo mukunda kwigira abakiranutsi imbere, ngo nyamara Imana izi ibiba mu mitima, ngo kuko icyogejwe imbere y'abantu ngo ni ikizira imbere y'Imana. Birumvikana ko umuntu abantu bashima ari ikizira imbere, sibyo? Imana ibonye rero ko ibyo umuntu akora byose ari ibyaha imbere yayo, bituma yo ubwayo yambara umubiri. Uwo mubiri ni Yesu Kristo. Biri kumvikana neza? Imana iza mu isi yambaye umubiri, aba ariyo iza gukora ibyo gukiranuka mu cyimbo cy'umuntu. Imana ibonye ko utakiranuka ngo bikunde, iyo iza gukiranukira mu isi yambaye umubiri. Uwo mubiri witwa Yesu Kristo. Yesu Kristo mu magambo make ni Imana yambaye umubiri. Ariko yambariye iki umubiri? Kwari ukugira ngo wowe ibyakunaniye Yesu aba ari ugira gute? Ubishobora. Ya mategeko utashobora kubahiriza aba ari Yesu ugira gute? Uyashobora mu cyimbo cyawe. Biri kumvikana neza? Mu yandi magambo, Yesu niwe watsinze ikizami cyagize gute? Cyakunaniye, cyitwa gukiranukira Imana. We arakiranuka ku gatoya ndetse na kanini, ngo ageragezwa mu buryo bwose nkawe, ngo ariko we ntiyigera akora. Imana ibona umuntu mu isi umwe gusa, ivuga ngo dore nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkagira nte nkamwishimiye. Imana ibona umuntu wambaye umubiri ubashije gusohoza gukiranuka Imana yagiraga gute? Yashakaga, sibyo? Sibyo? Ariko Yesu yabikoreye iki? Ko Yesu yarasanzwe aba mu ijuru, n'ijuru ari irye. Kuki yaje mu isi agasohoza gukiranuka amategeko yasabaga? Kwari ukugira ngo wowe utari kubishobora ujye mu ijuru, ariko winjijweyo no gukiranuka kwa nde? Kwa Yesu. Biri kumvikana neza? Bikumvikana ko Yesu aza hano ni wowe yaziye, sibyo? Yabwiye Imana ati ndabibona ko umuntu byamunaniye gukiranuka, atari ko se ninjya mu isi nkabitunganya mu cyimbo cye, wamwemerera akazaza mu ijuru yinjire gukiranuka kwanjye. Babyemeranywa n'Imana. Imana ishimwe ko Imana yabyemeye. Yesu intare yo mu muryango wa Yuda. Yesu yaje mu isi kugira ngo akore ibyakunaniye. Magambo twasomye avuga ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana, ibibahereye gusa. Gutsindishirizwa n'ukundi atsinda bakakwandikaho insinzi yakorewe n'undi muntu. Biri kumvikana neza? Gutsindishirizwa, wowe uratsindwa ukagira gute? Ukavamo ukegerayo, sibyo? Hakaza undi agakora mu cyimbo, hanyuma yatsinda amanota ye akitwa ayawe utayakoreye. Biri kumvikana? Nuko nguko umuntu aba umukiranutsi atagize gute? Atabikoreye, byarakorewe nande? Na Yesu. Biri kumvikana neza?